Soma Bibiliya. Umunsi wa 50 wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 24 tugeze ku gice cya 25 by'iki gitabo. Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigenda zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo biyigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ikiganiro kizajya gitambuka buri munsi mu gitondo ku isaha ya 11:30. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Gutegeka kwa kabiri 24 umutwe w'amagambo uravuga ngo amategeko yo kwahukana. Umuntu narongora umugeni maze ntamukundwa akazi kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikira urwandiko rwo kumusenda rumuhe amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye yemererwa kugenda agacyurwa n'undi, kandi umugabo wamucyuye namunyungwa akaza akamwandikira urwandiko rwo kumusenda akarumuha akamwirukana mu nzu ye, cyangwa uwo mugabo wamucyuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucyure amaze kononekara, kuko ibyo byabikizira imbere y'Uwiteka. Kandi ntuzashyire icyaha ku gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Umugabo ntaba arongoye vuba ntazatabare, kandi ntazakoreshwa umurimo wose, amara umwaka iwe aruhutse anezeza umugore yarongoye. Ntakagira umuntu wakurusyo cyangwa ingasireho ingwate, kuko yaba yatse ubugingo bw'umuntu w'ingwate. Nibabona umuntu wibye uwo muri bene wabo Abisiraheli akamugira nk'imbata cyangwa akamugura, uwo mujura azicwe. Ukaba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Wite ku muzi w'ibibembe kugira ngo ugire umwete wo kwitondera no kumvira ibyo abatambyi b'Abalewi bazabigisha byose. Ibyo nategetse abazaba ari byo mwitondera mwumvira. Uhore wibuka ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Miriyamu mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa. Ntuguriza cyangwa ntutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Uhagarare hanze, uwuguriza aba ari gusohokana ingwate ayiguhe. Kandi niba ari umukene ntuzararane ingwate ye. Ntuzabure kuyimusubiza izuba nirirenga kugira ngo aryame muri uwo mwambaro agusabira umugisha. Ibyo bizakubera gukiranuka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo w'umukene w'umworo, naho uwo muri bene wanyu cyangwa uwo mu busuhuke bw'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Uzajya umuha ibihembo bye umunsi akoze, izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ari umukene akabihoza ku mutima byifuza, adatakira Uwiteka akakurega bikakubera icyaha. Base b'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base,
umuntu wese yicishwe n'icyo cyaha. Ntuzagore ku rubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga cyangwa urw'imfubyi, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate, ahubwo ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikakukurayo, nicyo gituma nkubuza kugenza utyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda. Uzaba umusuhuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo bwa kabiri. Izisigaye zizaba iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizaba iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, nicyo gitumye ngutegeka kugenza utyo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 25. Amagambo aravuga ngo andi mategeko. Nihaba imburanya ku bantu bakajya kuburana, bakabacira urubanza batsindishirize uwakiranutse, batsindisha uwakoze icyaha, kandi niba uwo munyabyaha yakoze ibikwiriye kumukubitisha, umucamanza murambike ategeke ko bamukubitira imbere ye inkoni zihwanye n'icyaha cye. Yemererwa kumukubita inkoni 40, ntazazirenze, kugira ngo mwene wanyu atakubera umunyagisuzuguriro. Nibarenze izo bakamukubita inkoni nyinshi zirenze, ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Abavandimwe nibaba hamwe, umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore wapfuye ntazashyingirwa ahandi hatari muri bene wabo w'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ari uzungurira se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazimira mu Bisiraheli. Umugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu abwira abakora ati, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane. Nadakurwa ku ijambo akavuga ati sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwerere imbere yabo bakuru, amukwetura inkweto, amucire mu maso, avuga ati ukaba ariko udacikura mwene se agirirwa. Izina rye rizahora rivugwa ritya mu Bisiraheli ngo inzu y'uwakwetuwe. Abagabo nibarwana, umugore w'umwe akajya gukiza umugabo we, umukubita agasingiriza ukuboko akamukama, uzamuca ikiganza ntuzamubabarire. Ntukagire isaho yawe ibyuma upimisha indahati rimwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa, aba ari cyo upimisha. Ikibo gitunganye kingana rwose nuko cyitwa, aba ari cyo ugeresha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kuko abakora ibimeze nka bya bindi bose, abakora ibidatunganye bose, ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Uhore wibuka iby'Abamaleki babagiriye mu rugendo rwo mwavuga muri Egiputa, uko babasanganiraga mu rugendo bakica ab'inyuma banyu. Abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha, ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure,
uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibuka kw'abamareki ngo bibagirane mu b'umunsi w'ijuru bose, ntuzabyibagirwe. Murakoze. Mwari mukurikiye ikiganiro Soma Bibiliya. Twizera yuko tuzasubira ku munsi w'ejo. Ikiganiro Soma Bibiliya gitambuka buri gitondo ku isaha ya 11:30. Nk'umusomyi wa Bibiliya nakubaza, ni irihe somo ukuye muri iki kiganiro cy'uyu munsi? Ibi bice bibiri dusomye bisize iki ku bugingo bwawe? Mugire amahoro y'Imana.